ubugingo bwawe ubibitse Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye tuguhaye icyubahiro, turagushimira urukundo rwawe rwinshi rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu abantu bumvise ijambo ryawe bahisemo guca bugufi bagapfukama. Turabasengeye ngo amaraso ya Yesu abezeho gukiranirwa kwabo, babarira ibyaha byabo byo bagendeyemo bitagushimishije, bikureho, baha amahoro, baha umunezero, baha ibyiringiro batari bafite, bahindurira imibereho. Mwami Imana, bahindurira amateka, bakureho Mwami mivumo yose yari bariho, ahubwo baha umugisha wawe. Turabasengeye ngo amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi bahinduka abana bawe, ubishimire kandi bagende bahamya kugira neza kwawe. Urakoze Mana kuba babariye, urakoze kubagiriye neza, kandi guhera uyu munsi bakaba bagiye mu bwoko bw'abana bawe, abo wishimira kubw'amaraso ya Yesu. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Reka babafashe abayobore babagira inama. Abandi muhagaze mwese tugiye gusenga. Mureke dufata akanya gatoya tuje imbere y'Imana dusenge. Bibiliya iravuga ngo ntimwakirire ijambo ry'Imana gupfa ubusa. Iyo wumvise ubutumwa ugomba kubugira ubwawe kandi ugasaba Imana kugira ngo ibyawe nawe byari birimo bidasobanutse Imana ibisobanure. Tugiye gusenga kugira ngo Imana biriya byose by'amagare n'amafarashi, nibwo butumwa Imana yampaye, bisinzirire guhwera, bisinzirire guhwera. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Imana yiyerekane ko yatandukanije Abisirayeli n'Abanyegiputa. Imana ikuri igisuzuguriro aho utuye